twavuze ngo abantu bakora isesengura kuri politike ngereranyabihugu abazungu b'abahanga kuko iyo tuvuze abazungu abantu benshi babyemera ku kanya bagaragaje yuko demokarasi igomba kugenda kuri ibyo bintu bibiri navuze kare umuco n'amateka none aho ushaka kugira ni ukuvuga ngo hari akantu yenda ntabwumvikana na Ingabire mu kanya nubwo yenda atayivuze publicly yavuze ngo demokarasi ni nk'ubukoroni we ntabwo ari ubukoroni Ingabire sije wabivuze sorry kandi jambo ubukoroni nakuyemo so no kuvuga okay ni umunyamakuru no kuvuga ngo demokarasi buriya iyo tumaze kuvuga ngo ishingira ku bintu bibiri umuco n'amateka biravuga ngo iyo mu Rwanda izanyurana n'i Burundi biravuga ngo iyi Amerika totally izanyurana n'iyabongereza iyabongereza inyurana n'iy'abafaransa icyo bishaka kuvuga ni iki wowe uremera ko bidashobora kugereranwa hagati ya demokarasi ya Amerika n'iy'u Rwanda ariko se umuntu asesenguye ashobora gusanga hari ibishobora kugereranwa hari ibyo demokarasi ishobora guhurira oya ahubwo nicyo nshaka kuvuga Manuel reka ucyumve gatoya no kuvuga ngo demokarasi amahame namwe dushingiye kuri ya mahame abiri twabonye ko demokarasi igomba gushingiraho umuco n'amateka u Rwanda ruvutse by constitution 2003 n'u Rwanda ruvutse by yenda guhagarika intambara na genocide yawe 1994 imyaka 17 n'imyaka 8 ntabwo uzamenya ngo twabigereranya yaba reka tureke n'ubufaransa reka tureke na Amerika nta n'ubuza bugereranya n'igihugu yenda nkagana muri make buri gihugu mwigeze no kubivuga buri gihugu buri muco buri societe widodera nabita gutyo widodera demokarasi ukurikije ibyo wanyuzemo reka nsubire amahame namwe ariko hari bigenda bitandukanye yego narimbaje ikibazo hari ibintu demokarasi zose zishobora guhuriraho chef zihurira zose kuko ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage bukaza gukorera abaturage ibyo tubihuriraho twese hano hari amatora muri Amerika hari amatora ariko biza kunyurana noneho rero hano ishyaka ritsinda kuri 90 rigasaranganya Amerika rigatsinda kuri 51 rikabyara ryose no gutora n'udutora kimwe twebwe hano se anomine voix buri muntu wese Perezida wa Repubulika aramutora cyangwa nta mutora ariko abari we muri Amerika bafite amakoleje electoral donc abatorera abandi hari ikintu kimwe mutambwiye mu bintu biranga demokarasi ibi twita société civile cyane abanyikuye société civile rero ko ari nkomokamo cyane ko wanze ku mijambo cyagiye aho twari tugiye ugomba kurisubiza rero biri mahire ndi kumwe n'umukristo nani handi umuislamu hari itegeko rigomba kuyobora amadini muri iki gihugu yego iryo tegeko nayo mu muryango wose mu Rwanda imyaka 10 ndinze ndangiza ridasohotse ni impamvu ki yatumye rirasohoka ni impamvu ki yatumye ridasohoka ndabwo impamvu imwe gusa zimwe mu mpamvu nuko leta n'amadini amwe harimo na Islam twemeza yuko kugira ngo ube umukuru w'idini ugomba kuba ufite impamyabushobozi nibura yo mu rwego rwa lisanse muri teologie amadini y'amarokore buretse gato amadini y'amarokore akavuga ati oya ni umuhamagaro n'uryamye atarize ashobora guhamagarwa mu gitondo aho n'ubu urashaka kunganisha ko ibitekerezo biba bitandukanye nkavuga nti rero société civile yacu bavuga yuko ngo ikorera leta ngo mbese leta yikoresha ibyo ishatse niyo leta rero twanze kwemeranya nayo imyaka 10 karanga ese impamvu barikora iteka ryose ahari société civile idafite akamaro kanini cyane muri iki gihugu iragafite cyane société civile reka mvuge kuri media société civile ari naho mba ndi muri media ndashaka kubwira ko ari nayo ihindura imitekerereze y'abanyapolitike gufata uyu murongo mujye mubyibuka politike ya leta yo guca inzu z'ibyatsi nyakatsi ndibuka uburyo media cyane cyane igitangazamakuru nkorera cyafashe iyi program ni program nziza igamije gufasha abaturage ariko implementation yayo ikibazo ni ukuvuga ngo twafashije leta kuba ijisho ryo kureba aho ikibazo kitagenda neza murabyibuka ko byongeye bikavugururwa government ijya gufata program yo gutanga inka ku baturage bakennye muri buri rugo ngira ngo byari mu nama y'umushyikirano iriya yaherutse aho twasanze abaturage bavuga bati ntikirigira inka munyarwanda yabaye gira inka muyobozi murabyibuka ko twatumye leta ikanguka avuga ati ariko uziko bya bintu dushobora kuba twarabikoze mu buryo butari bwo reka twongere tubivuge so ndagira ngo nemeranywe n'abagenzi banjye ko civil society ariyo influencing policies za government zireba ubuzima bw'abaturage kuko ni nayo nshingano yayo y'ibanze demokarasi rero ahubwo
ngira ngo niyo methodology nge nanemera mpora ninkaraginga ko tugomba kwigira umuco ni ukutavuga ikintu utarava kureba fact utaramenya neza uko giteye rimwe na rimwe rero n'ubushobozi bwacu buba buke noneho ntabwo bazakubwira ikintu Rusizi ngo ako kanya ubona abantu bohereza Rusizi bazararaho iminsi 3 bivuze ngo na theory icyo logistics iracyaturuje habayeho igihe si no mu Rwanda gusa no mu bindi bihugu bibaho aho usanga guverinoma cyangwa leta ibona société civile nka opposition igomba kuyivuguruza. Mu Rwanda byarashize. Reka nsubirize leta nubwo ntari umuvugizi wayo muri société civile hari bamwe muri twe batarumva role yacu nk'abantu bo muri société civile bakifata nko muri société civile z'igihe cy'ubukoroni kuko burya ni société civile ebyiri zigomba gutandukana na société civile uyu munsi ziri mu gihugu zigomba gukorera abaturage nazo kimwe ariko ku ruhande rwa leta hari bushake bw'iyo mikoranire honyine nk'ubu ngubu uhereye hasi kuba abantu bose ba société civile bakorera hari abari muri JAF kuba bari muri JAF ubwabo JAF ariyo ni Joint Action Fund murapanga ni mugakorera gahunda iyo forum irimo abagize civil society abahagarariye leta bahagarariye noneho mwese mukicara mukareba ibikenewe bari bamwose bakavuga ibyo bakora kuri civil society ntizikora byose bakavuga ari abaherereyemo abandi nabo bakabafasha na leta kaza noneho bakavuga amafaranga akenewe n'ayamwe mwabona ngahe ngende ndakuguha nk'urugero ahantu hose transparency yakinguye ibi ubu ngubu bagiye kugira imihigo bakaza bakatubaza bati murabona mushobora guca akarengane nibura ku rwego rungana ruti cyangwa kurwanya ruswa ku rwego rungana ruti kugira ngo akarere ntaba ariko kazabikora twe tubikora ariko bijye mu mihigo rusange. Ibyo ni muri za gahunda ni muri za gahunda iterambere byo kubaka n'iki ariko kuvugira abaturage abantu batekereza ko civil society byanga bikunda igomba kutavuga rumwe na government. Now, nacyo kibazo tugira iyo tuvuga opposition. Kuvuga ngo niba hari irindi shyaka byanga byakunda ntirigomba kureba na ingwe na guverinoma. Ibyo rero nicyo njye mbabwirira nti u Rwanda rutandukanye cyane n'ibindi bihugu. Civil society ireba policies zafashwe na leta igasanga ni policies nziza none se ikintu cyaba ari cyiza kigamije kurengera umuturage ukakirwanya ahubwo noneho bikajya muri implementation. Ejo bundi Profam twese hamwe kubishyira mu bikorwa ejo bundi Profam twese hamwe yari irimo kureba ibintu bijyanye twemere ko gukuramo inda biba icyaha kigabanywa ntabwo byemerwa abandi batari ko se ndamutse ntwaye inda nkumva sinyishaka nyikuyemo bitwaye iki abandi bati kirazira ntibibaho ko baramubwiraga bati we ntuyishaka urashaka kuyikuramo ukumva ari uburenganzira bwawe kuki wa mwana wasamye ushaka kumubuza ubwo kubaho we ntafite uburenganzira bwo kubaho. The divided opinions leta iri muri iyi position abandi bari muri iyi position ariko twe twaranabandikiye platform twandikiye leta twibwira ko tutemera na gato ko bagabanya kiriya cyaha kubera iki tutabyemera turabitwara nka prevention nutangira kukigabanya uyu munsi bizura kigumizeho wenda nihaba za mpamvu zitandukanye exceptionnel icyo gihe uwo muntu aba ari bwo kugira ariko turabyanga ivuga iti reka dufite indi NGO ivuga iti no gukuramo inda urwo ni urugero rwumvikanye byose biganisha ku buryo abantu batanga ibitekerezo bitandukanye. Navuze société civile ko ari urwego rumwe rushobora kuba rwakomerera abaturage kunyuzamo ibitekerezo ndetse rukaba n'umuvugizi w'abaturage. Hari urundi rwego rushobora kuba umuvugizi, hari iby'amashyaka menshi twigeze kubivuga muri rusange. Ese impande zitavuga rumwe n'ubutegetsi ni ngombwa ko zibaho cyangwa si ngombwa? Ni ngombwa ko zibaho kuko hahandi twese ugomba gufatanya kugira ngo twubake igihugu. Ariko nanone icyo jambo rikwiye no kusesengura kutavuga rumwe kuki kuko hari urufata gutyo gusa kutavuga rumwe akumva ko azajya ahora gusa ahakana ibyo abandi bamaze kwemeza. Ariko kutavuga rumwe ku kintu gishobora kuganisha abanyarwanda habi dukwiye kutakivugaho rumwe ariko kukiganisha abanyarwanda ahantu heza ahubwo dukwiye kukivugaho rumwe. Rega nizo ngiro twamuhaye z'amategeko duhinduza cyangwa yo dukerereza ko ajyaho stili ni ukutavuga rumwe ariko tugamije tugamije kugera ku mibereho myiza ye w'abanyarwanda. Ari byo ngewe rero mbona kugira ngo umuntu asesengure nk'icyo kibazo bavugaga yo yenda waravuga ati twabibonye ku ndimi z'amahanga ariko niko bimeze. Kutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho
mu gihugu urimo ni ngombwa gute? Ni ngombwa ko iyo leta itangiye guteshuka ku nshingano zayo abari muri leta, noneho wa wundi uri muri opposition akavuga ati buriya biriya bihugu byatembere nicyo kintu biturusha ko opposition usanga yo ireba amakosa leta ikora, noneho leta nayo ikabareberamo bikabindererwamo ikayakosora kugira ngo ubutaha mu matora opposition itazatwara wa mwanya. Yego. Aho rero byaba ari ukubaka kwiza, ariko muri Afurika yacu siko bimeze. Kutavuga rumwe tubifata ko leta nikora cyaba cyiza cyaba kibi byose urabishyira mu gatebo kamwe. Uravuga uti muri Afurika yacu siko haracyari akabazo, ntabwo turaba mature enough muri icyo kintu, kandi u Rwanda ruri muri Afurika cyane. aho turagenda tuhava twebwe turagenda tuhava kubera ko hari ibyo muragenda mujya muri Amerika, turagenda tujya aho ngaho hakomeye hameze neza. Abantu ntibavuge rumwe ko twagora urugero rw'iteko ry'amadini rimaze imyaka 10 itari ryasohoka, bigaragaza yuko abanyamadini tutemeranya na leta kuri iyo ngingo kugeza igihe tuzumva ko bidushimisha tukabyemera. Reka dufate platform y'amashyaka uko iteye ubu ngubu mu Rwanda. Harimo amashyaka yose yemewe mu Rwanda, amashyaka 10. Muri ariya mashyaka hari ishyaka rishobora guhaguruka rikavuguruza icyemezo cyafashwe n'imoteri y'igihugu yitwa nta shyaka rizanahaguruka ngo rivuguruze icyo cyemezo, kuko iryo wita moteri byose byemerezwa muri forumu y'amashyaka, babanza kubijyaho impaka. Ariko hari umuntu uzana icyo gitekerezo, of course, ariko iyo bisohotse baba bamaze kubyemeranyaho. Mfasha gakeya, ibyo byose ubu sinkira umuyobozi w'umuryango wese mu Rwanda ufite uburenganzira bwo kuvugaho mbogamiye muri politiki. Twari turi mu nama nkuru ya FPR, umuyobozi wacu ari aho ngaho, umuyobozi wa mudamu uyoboye ishyaka rya Ntaganda abwira perezida wa repubulika rero chairman wacu, aravuga ati nagira ngo nkubwire ko perezida wa repubulika niba kubaza ngo nta opposition ihari uzabwiye ko ngende opposition, ngewe ntabwo nemeranya namwe nyakubahwa perezida wa repubulika. Yarabimubwiye kandi mu nama yacu. Ikindi kintu cyiyongereho ni iki, abava mu political space hari hatumiwe imitwe ya politiki mu gihugu, ariko yakoresha space yacu n'umuryango wacu ivuga ibyo ishatse. Ahubwo se namwe mujya mukoresha yabo nanjye mwibarize, nta kabazo kamwe. Twebwe kubera yuko bitari winner takes all, nimo buri wese agomba kubona umwanya iwacu. Oya, ariko man icyo ndenda kukubwira kandi insistaho nuko bari abantu b'amashyaka babanza kubiganiraho mu ihuriro ryabo, uzana igitekerezo simuzi, ariko uko babisohora buryo bigiye gusohoka byabaye polisi, babandi bose bari muri forume y'amashyaka baba bakemeranijeho. Hari n'ibitinda bagishaka consensus. So uburyo bwo kuyungurura se, kuyungurura byo baranabyemerewe, ahubwo batuzaniye ibitayunguruye byazavamo ikibazo. Bagomba nyine kutuyungururira n'icyo tubashaka. Ni ukuvuga ngo tujye inama twese twemeranywe ku kintu twese. Hari akantu gato ngira ngo ngaruke gatoya, ni ukuvuga ngo iyo tuvuze science politique muri rusange tubonamo ikintu kimwe, turavuga ngo hari umuyobozi watowe n'abaturage. Mu magambo abiri watowe n'abaturage. Umuyobozi afite uburenganzira bwo gufata icyemezo, cya cyemezo kigasa nkaho ari cy'abaturage bose kubera ko bose bamutoye. Ubu nyakubahwa perezida wa repubulika yashyizeho minisitiri ntabwo atorwa, ariko minisitiri afasha igihugu mu gushyiraho polisi. Iyo polisi yashyizeho ashyiraho mu izina ry'igihugu. Murakoze ku bitekerezo tumaze kungurana ahangaha, bimwe twumvikanyeho ibindi tutumvikanyeho, bimwe mutumvikanyeho, ngira ngo niyo nzira ya demokarasi. Uyu rero ni wa mwanya wo kwanzura tugerageza gusubiza iki kibazo, abantu bahindura bate sosiyete mu mahoro ikava mu murongo umwe wo gutekereza ikarangwa n'urunyurane rw'ibitekerezo. Nyuma yo gusesengura amakimbirane yo muri Syria, turatekereza ko hari ibyo abantu bagomba gukora kugira ngo bahindure sosiyete igendera ku murongo umwe w'ibitekerezo. Ibyo ni nk'ibi bikurikira. Icya mbere, abaturage bashyiraho inzego zinyuranye aho abantu bashobora kugaragariza ibitekerezo byabo, bakagira uruhare mu kubaka sosiyete irangwa n'urunyurane rw'ibitekerezo. Icya kabiri, kubaka inzego za leta zifite ubwigenge,
gushyiraho ingamba zituma ubutabera butabogama, ingabo na polisi bahora baharanira kubahiriza itegeko atari ugukorera agatsiko k'ubutegetsi. Icya gatatu, gukangurira abaturage guhora bari maso, bakumva ko batagomba kurebera ibibi ngo binumire. Ibyo bigakorwa binyuze mu buryo busesuye bwo gutanga ibitekerezo binyuranye. Nagira ngo nshimire abatumire b'Ingirikwiye ya none ku bitekerezo batanze, nshimire nanone mwebwe mwese mwakurikiye iki kiganiro. Ndabashimira kuba mwiyemeje kutarebera, kandi nizeye ko tuzaba turi kumwe mu Ngirikwiye y'ubutaha. Murakoze. Mu ngiro ikwiye y'ubutaha, Mufti Sheikh Saleh Habimana, Freddy Mutanguha, Laem Imanzi, Christine Tuyisenge, Alphonse Nkuranga, Hilary Mukamazimpaka bazaganira ku makimbirane ari muri Sudani mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2011, nyuma y'imyaka myinshi y'intambara no gukinagazwa n'igice cya Sudani cy'Amajyaruguru. Sudani y'Epfo yabonye ubwigenge, nyamara isubiranamo riracyaca ibintu mu karere k'iburengerazuba ka Darfur, na Perezida al-Bashir aherutse kuvuga ijambo aganisha ku bitero bishya bishingiye ku moko. Ese abaturage ba Sudani bagerageza bate gukumira ubugizi bwa nabi bushobora kuvamo jenoside? Naho ubutaha mu ngiro ikwiye.